iyo ushinze business iyo uhashyizemo restaurant rero baraza bakagira ute baraza bagafunga bakagufungira ubwo bamwe na bamwe batega amamoto bakajya kurya mu mujyi Muhanga cyangwa mu kimwe bakajya mu baturage gutyo biri aho ngaho ama restaurant y'ina haragoranye cyane biragoranye ni hari ugasanga ibiciro birahenze biri hejuru kubera kwakira bari abantu abari benshi cyane ni hari igiciro kiba kirejwe cya gitandukanye nk'ukandi ma restaurant agiye akora kuntu byagakwiye kugenda mundi nk'izi nganda mpereye cyane kwizi nganda bahagakwiye kugira aho bategurira abakozi babo bakabugabura nk'ifunguro byibura ry'amanywa byibura wenda mu gihe cy'umugoroba bakarira mu ngo zabo kuko n'ubundi baba bakora bataha ndumva aricyo kibazo cyakoroha nyine kugira ngo byibura na buri umwe wese na hariya ku muhanda iyo bahahuriye bakabyiganira igiciro barakizamuye nyine kuko bamwe banarira no ku madolari niba ari abashoferi baza ngo bafite amadolari ubwo biciro barabihenze nyine barabizamuye biri hejuru ubwo rero icyaba cyiza nuko inganda zajya zitekera abakozi natwe tubashe kujya hariya ku muhanda kubera kwirinda ibintu by'akavuyo tugiye ku muhanda turebe niba hari icyo twafata mu buryo butworoheye nka rubanda rugufi nyine ndumva aricyo kintu cyaba cyiza kurushaho buri ruganda rukajya rutegurira abakozi babo ibyo bagomba gufata saa sita wenda ninjoro bakimenya nyine bagataha bakarya mu ngo zabo icyo kintu cyadufasha kugira ngo n'abandi bakora mu mirimo isanzwe hano mu bukiriro bajye babona uko bajya gufata ifunguro byibura mu buryo bworoshye banaririgiye kuko uragenda ugatora umurongo ugasanga bamwe na bamwe barivumbuye basubiye batanariye kubera ikibazo cy'umurongo ubu hari ni ikibazo gikomeye pe ikibazo gikomeye kuko nk'abaturage b'inaha bwo rwose twe dufite n'ikibazo gikomeye cyane nuko tuvuganira tukareba uko twava inaha biragoranye nyine nta hantu bafatira urufatirizo kugira ngo babone ko mbese restaurant zigaragara ni ukwihisha bakora bihishe kandi babona ko bimeze gutyo nabwo ugasanga batugendaho nyine kwiyeranja nyine mu kwiyeranza nyine bakarya ibyo babonye nabo bitabakwiriye nese twabigenza dute nyine kudukora ubuvugizi nyine mukara ko mwabigenza akaza restaurant nibyo byadufasha barira ni ukugenda nyine mu duhegene nk'uko nyine mu dushyamba nuko nyine mu nsina nabwo kandi babibona bakaza kabasenyera nyine ugasanga akazi kabo ntibagakoze neza nyine ko bishobotse nta muntu gisana inahanga inzu zacu zarasenyutse umuryango rero w'abantu barindwi kugira ngo mwese nk'umwana ufite imyaka 27 hafi 30 mugahora mu cyumba kimwe igikoni nicyo intunze we matungo nuko kandi akatushishikaza ngo ntimukarane n'amatungo naho kureba bafite ko hejo bundi igitifu yaraje akabashije ko bakorera ngo nta byangombwa bafite byuze barabasenyesha ngo bari barabafungiye ari aho amaresitora bari barafunze nk'ubu ngo bari ko bagaruka bari bati mufungo ariko mwemera gucuruza inzoga nta biryo byemewe kubona bakorera rwose ni ikibazo umva ni nko kuva ukajya mu mujyi ukajya kurya wateze kagaruka wateze ni ibibazo bikomeye ugasanga baragukata umushahara kandi tuzira kuko ngo bagiye kurya kandi bagiye kurya mu mujyi nyine restaurant zina barazifunze nawe yonetse nyine bakora ko ukwihisha nuko bitabonetse nyine byabiye bidahiye nuko nguko nyine bari mu mibande bihisha abayobozi ngo batabona ngo bakabafunga bari no mu rutoki twifuza yuko kuba batwirukana gutyo kandi dukeneye niyo mirire no guhinga imboga dushaka no guhinga niyo myumbati niyo nsana tukazitera bakaba batwemera bakatwishyura tukava tukagenda bakazigana inganda zabo nyine igikwiriye gukorwa nuko batureka tugashaka restaurant ifatika nyine ikomeye ariko tukabona aho turira zakaza zifite restaurant imbere ariko ntago babyemere ko abarimo by'imyotsi itumuka ntago babikwiriye kuba barya ibyo biryo birimo imyotsi y'inganda zabo bakaba barabubakiye amaresitora hanze nk'uko bafite amasambu harangiye bajya basohoka bakarya nk'uko hano hirya babikora ko nabo ntabwo byemewe ni mu mwanja muri ruganda rw'abahindi ni ukubera nyine ziriya mashini zikora zigatega isinzi urabona ko yasataguritse ahubwo imvura nibwo ari nyinshi zadusenyera nta kundi impungenge mfite nuko nyine imvura izaza ikangwiraho inzu yanjye tugapfa nyine nta bindi mu gihe bataradukuramo bakaba batwishyura tukavamo tukagenda
imvura iguye n'ubundi bwo ngomba kunyagirwa kuko nta kundi kose ko batuje kuba twashyiraho n'ibati kudukora amategura baratubujije ati ntibishoboka uramutse urishyizeho ibati bahita baza bakabigusenyesha. Ni makenya ni makenya ntayahari cyane. Amaresitora nyine ni makenya ahari. Umuntu wo mu ruganda rirahera nyine umuntu wo mu ruganda arigiye bamwe bajya kurira mu mujyi Muhanga cyangwa se abandi bakarira nyine mwizo nyeya zirina barabyigana. Abandi nyine bicaye ku muhanda, abandi bamwe baba bari mu rutoki abandi bicaye no ku muhanda. Ibyo ngibyo rwose birakenewe ariko gusa ikibazo ntago wayubaka, ntago wakubaka wenda nk'akazi uvuge ngo ugiye gushinga ka business ntago byakunda, ahita babiseye cyane ahubwo se batanagufunze barabasenyera buri munsi. Nyatwe twese nicyo cyifuzo dufite nk'abantu dutuye inaha batwimuye tukagenda n'ubundi tukabasigira ubutaka bwabo, ese ko nta kintu nyine twahakorera natwe cyatugirira inyungu ntayo baduhaye, ahubwo usanga ku mugani rimwe na rimwe kubera nk'ibikorwa byabo biraza byatwangiriza nkatwe. Hagiye bazana nk'imashini zikaza zifite nyine umurindi munini ugasanga nk'inzu yawe yashije ukayibamo ufite ubwoba ko imvura yanagwa ari nyinshi yakugwira. Kandi kuyisana ntago byakunda. Tekano ahubwo byo ku mugani nawe uragoranye kuko reba ku mugani ntuye hano ndatuye hariya hepfo ndatiye hirya iriya, ubwo urumva yuko umutekano ni ikibazo. Ahangaha ashobora guca nk'iminota nk'isaha nta n'umuntu urahanyura. Nyine wari uwo bategeye ipfiriya baramwica mu gihe cyashize. Cyifuzo nuko batwimura tukava inaha nyine mwizi nganda natwe tukagenda tukajya kureba ahandi dushakira ubuzima kuko hano ubuzima bwaho bwo buragoye. Kutubwirira ababishinzwe bakaba batwimura natwe tukava inaha kuko mugani baratubariye ibyangombwa barabitwaye byacu. Wabasha no kujya wenda ntiwabasha no kujya muri banki ngo wisabire inguzanyo utanze icyangombwa ntabwo byakunda. Rwashize imyaka ingahe bababariye? Gusa ndayibuka kiri hejuru y'itanu. Ni kera rwose. Ubu ni ukuvuga ngo resitora nta mukozi ujya muri resitora y'ahandi usibye dore nk'hariya dore burakira n'igikoni cy'aba Bahinde shiri urebe barabatekera bakaza bakata ku kwezi. Ni ukuvuga ngo naho batekera uruganda abakozi mu ruganda. Guhe nicyo kibazo twebwe dufite, twebwe turi mu girahiro nta kindi kintu. Ni ukuvuga ngo dutegereje ubufasha nta n'ibindi wakoramo akazi rwose. Ubundi nk'ubu tuba tuzamura nk'inzu tukubaka n'ubundi n'abapangayi bo hirya no hino bakajyamo, ariko ntiwayizamura reka barakubariye n'iby'ubutaka barabijyanye. None se wajya kubaza nde ko ari ugutegereza batubariye nk'ubu ejo bundi hari abo bagiye bahamagara bakabwira ngo nibajye kwa noteri ngo kandi byihuse ngo barashaka kubijyana i Kigali. Twagiye twikoramo tunaguza amafaranga turagenda tujya kwa banoteri baduca amafaranga, papuro barabidukorera, bimwe noteri arabisigarana ibindi tubishyira babandi babaraga kuva babikora aciyeho hafi ukwezi. Ntago turumva igisubizo kandi twari tuzi ko ubwo bw'amafaranga yacu kuva byagiye i Kigali tugiye gute tuyabona. Hari ku ruganda uramanuka n'agatelefone wakitaba ku mugoroba ukumva ukubise igiti bakaba barayijyanye. Urumva kubera iki? Ubu haje abantu benshi hirya no hino nabo kandi bavuga ngo baturuka impande n'impande barimo bashaka akazi, none nabo bamwe na bamwe bakabura bakazajya biyambarisha amajiri, bashaka amajiri hano muri za company n'amagofero, ukazajya ubona abantu bakata ukagira ngo ni abakozi bo muri za company mu Bashinwa cyangwa ahangaha. Urumva cyane mu Bahinde. Urumva wowe nta kindi kintu wababwira. Noneho ubwo waburimo no guhinja nko mu kabane wawe duhinga ubugore ipfuye ugasanga inzu bayimene, usanga nta kintu kirimo ari babandi. Abasabira ko bakongera nyine bakagira abakora bagateka bakabona aho barira. Nkanjye hatuye hafi wamenya aho njya kubishakira, ariko nabwo biba bihenze nguko hari hamwe haba hahenze naho cyane. Resitora ni imwe
kuko nyine nk'abantu benshi mbese niyo abantu bishoboye irahenze. Ikibazo ni izi nganda ziri hano nk'ubu ngubu ni uko yenda imvura iguye ari nkeya. Iyo imvura iguye ari nyinshi akazuba kakaba kava, hari ibintu bamena bita binuka cyane, ukaba wumva utanahanyura. Nyine bimura umwe umwe, ariko twarabimenye neza, twabigenza dute ko tutategeka ngo twese batujyanire rimwe. Bajyana umuntu uri iruhande rwawe agasenya, ugasigara wenyine, ukaba uzi yuko ufite umutekano mwiza. Bizinesi ntabwo wayikoreye intanga kuko yagakozwe n'abaturage bahatuye, bakubaka bagakora isuku, barangiza bakabona n'ayo maresitora. Wahakora sute kandi nta burenganzira ufite bwo kugira ngo ugire ikintu hubaka. Ubwo rero n'abakozi bahakora nabo nyine bagira ibibazo by'uko batisanzura ngo babone aho barya. Uruganda rw'amasafuriya nibwo tubona rutekera abakozi barwo, tukabona nyine babarira ku gasozi, tuba tubareba. Abandi raho barira ntabwo twere tuhamenye, ni ugutoragura ako kavoka bakarya se akaneke, naho babirya yenda nabo babiteka nabwiye resitora itanemewe. Iyo rero wabikoze ubuyobozi buraza bukanahafunga, kabwira yuko bakoreye mu mwanda. Isuku se yaboneka ite kandi n'ubundi nta gikorwa tugomba kuhakorera? Harimo abo naguha urugero, hari umudamu wari waje yayishinga hariya arateka, ubundi yashyiramo no gucuruza inzoga, ariko baraje baramufungira, baragarutse baramufungura, bamubwira yuko agomba gucuruza inzoga, guteka akabireka. Arazifite kuko nese ubwo bafunze nkaho ngaho, abo bandi bo baba bari burire he? Baratekanye. N'uwabiteka biteka ari hirya no hino, ati nibaza baravuga yuko nakoze ibinyanyije n'amategeko nta suku. Nta n'ikintu wemerewe no gukora, n'iki na gitoya, kubera ibyangombwa by'ubutaka barabijyanye. Ubutaka ni ubwabo. Uburyo burambye ni uko turi abaturage babariwe iyo mitungo kuko barahageneye igikorwa rusange kandi gifitiye abaturage akamaro, baduha amafaranga y'ingurane tukajya gushaka ubundi buzima ahandi, tukareba ko natwe twakwibeshaho. Abo bakozi nk'uko tubivuze, leta nayo izakora ubuvugizi, bahashyire yenda ibyanya, bahashaka ukuntu haba amaresitora yemewe, abo bakozi nayo bajye babona aho barira. Wakora se utariye? Ni ukuvuga ngo abanyenganda bashobora kuba bafite n'uburenganzira bw'uko mu byanya byabo n'undi aho baguze ntago hashize, bakubakamo ayo maresitora, hakanaguka n'abakozi bakabona n'akazi, noneho abakozi babo bakagira umutekano wo kubona aho barira. Nta kuntu umuntu w'umubyeyi, harimo ababyeyi bahakora, harimo n'abagabo, iri gusama agafurusheti ku muhanda, ntago ari byiza. None se ya myuka yo baba batayiri iruhande, usiye ko bazanye ikigo bari abashinzwe isuku, niho baza gutwara imyanda yaho. Ubundi yaranatwishe neza, ariko bisuku baraza bagapfa kubigabanya, ariko umuntu uko ntago wahashira rwose. N'ubu nawe ubwo imvura iguye ntuhahita urabyumva, birabikubita umwuka.